bakunzi ba Crediamo TV rero mwabibonye yuko nubundi ni Jean Paul wagarutse komera Jean Paul rwose yakoze cyane, Imana imuhumugisha, yemeye kugaruka kugira ngo dukomeze ibyo twari twatangiye. Uyu munsi rero Jean Paul hanze ya studio twaze tuganira tuvugana yuko tugiye kureba noneho ibintu ibikomeye tugiye kurebaho, nta kindi turareba ku gakiza, atubwira gakiza, uburyo abantu bashaka gakiza, ndetse turebe n'uburyo abantu bashyiramo imbaraga nyinshi cyane. Jean Paul, ndagira ngo dutangire ubundi agakiza twabonye twahawe, agakiza uragasobanura? Agakiza ndagasobanura mu buryo butagoye cyane. Iby'Imana ntabwo bigoranye kubyumva, ahubwo nkibaza ngo ubundi abantu bazakizwa ryari? Ko Yesu yagiye ku musaraba atuvira amaraso kugira ngo tukizwe, ariko kugeza kuri uyu munota ndababaza abantu b'Imana, muzakizwa ryari? Ko hari ibyo mugendamo mugakurikira, wabireba ugasanga agakiza, ugasanga nta nubwo muzigera mukagera. None se ubwo ko ari abakristo urambwira gute ko ibyo bagendamo nta gakiza bitanga? Impamvu mvuga ko nta gakiza bitanga, Yesu ubwo yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ubasha kuzagera kwa data ntamujyanye. Hari izindi nzira rero abantu bihangiye nyuma, nshuti zanjye banyuramo. Izo nzira nababwira wenda nk'urugero, ugasanga umuntu aho gukizwa ngo akurikire Yesu, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agakurikira abantu. Umuntu agakurikira undi, nkaguhamagara ngo inshuti yanjye nkakujyana mu gakiza, to wowe ukakurikira ngewe aho kugira ngo nkujyane nkugeze kuri Yesu, nkakujyana ukankurikira gusa. Ubwo bishatse kuvuga yuko hari abantu binjira mu matorero atandukanye, kurabizi yuko Crediamo TV ntabwo ari itorero riniri, Crediamo TV ni y'abakristo bose. Akagenda akurikiye umuntu uyu n'uyu, aho kugira ngo agende azi icyo agiye gukora. Nibyo bisobanuye bivuga? Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ko ari ninjye nzira n'ukuri. Ni ukuvuga ngo abantu bakabaye bagenda bakurikiye Yesu. Noneho umuntu warajyana akajyana undi, akamugeza mu itorero runaka, yamugezamo aho kugira ngo amumenyeshe Yesu, yewe no kugira ngo amubwira ngo dore inzira, yewe n'abasanze kugira ngo bamwereke Yesu, ahubwo bakamwereka ibindi bintu bihabanye no kubona Yesu. Nuvuga ngo umuntu agakomeza kurikira ntazigira abona Yesu, akagenda gutya akavuga niyo nzira, ariko ntazigira ahura na Yesu. Nicyo kibazo dufite muri iyi minsi cy'ubukristo. Aho abantu basengera hatandukanye, uzabibwirwa n'ibikorwa bakora mu nzira, mu baturanyi, mu miryango, aho ngaho bari none badatinya no kugira ngo naho ngaho bateraniye bakakora ibikorwa bibi. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ahinduka, ahubwo ahindura aho yarari. Ahindura aho yarari, ni ukuvuga ngo yarari mu rugo, kuba yageze mu itorero runaka akagira ngo yakijijwe. Ariko ndagira ngo bane data mbabwire ko ibyo atari ko gukizwa. Gukizwa ni ukwakira Yesu. Yesu rero araza agahindura ubuzima bwawe, araza akagufata akakugira umuntu muzima, wari upfuye ukabona ubuzima. Mushize nigeze kuvuga mu amategeko akakwisha, ariko noneho ukaza ugasanga Yesu akaguhereza iki? Ubuzima rero mvuga n'ubuhe. Wari ugica mu baturanyi, wari umuntu mubi, wari umujura wo wundi wiba ibintu by'abantu, wagera mu nzu y'Imana ugatangira kwiba imitima y'abantu. Kuyiba ni gute? Kwiba imitima y'abantu. Ni ukuvuga ngo uragiye ubabwiye ukuntu Yesu agira neza, uberetse ukuntu yaguhinduye wari umujura wiba ibintu runaka, utabara amazu y'abantu, abantu bataryama ngo basinzire, urumogi, abantu bazi ko uhuye nawe umuhondagura. Noneho rero wahagera ugahita wakira Yesu, ugagira agakiza Yesu yatanze. Wamara gukizwa, noneho ukiba imitima y'abandi guterera, uragenda ukavuga Yesu ubwiza bwe. Wamara kuvuga ubwiza bwe, babantu no bari mu bibi ukabubibye Satani, kuko batwara nk'ubibye nyine. Hanyuma
bishatse kuvuga ko iyo bitagenze gutyo ngo umuntu yakire Yesu mu mutima we, aba aho ngaho mu itorero atarahindutse, hanyuma none se bya bindi ntabireka? ntabwo ashobora kubireka, kuko utumareka ibibi ntawe afite, ugatangira kubikora yihishe. hari n'ababikora ku mugaragaro, ni ukuvuga ngo aho bahuriye, noneho uko yaje uwari agatangira, kuko yari umurwanya arwana, akarwana aho ngaho ahuriye n'abandi. Bihuriye hehe na wa wundi uvuga ati Yesu murambitse hasi twabonana? Ni nabyo bihari, kuko urebye abantu muri iyi minsi ibikorwa bakora biragaragaza ko Yesu ntawe, ahubwo nuvuga ngo bamurambitse hasi, Yesu urambika sabaho sobanura ngo ntawe afite, kuko Yesu umufite ntabwo wamurambika se. Ni ukuvuga ngo ariyo mpamvu abantu uzabona bagirana inzangano kandi bari kuvuga Imana, umuntu akaririmba agahimbaza Imana, ariko kumbi ariko akanga urwangano, kugeza ubwo adashobora no guhagarara n'umuntu mugenzi we bari kuririmbana, ngo bari kuririmbira nde Imana, yakubita ijisho ku ruhande akaba ati uriya muntu sinkwiye kuba mvugana nawe. Cyangwa ukumva ngo wenda mu nama y'itorero n'iri habayemo impagarara, abantu bararwana. Bakunzi ba Crediyamo TV, sinzi niba namwe wanyu hari aho mwigeze mubibona, ariko tujya twumva yuko hari ahantu rwose abantu bashobora kurwanira mu rusengero ndetse bakaremana inguma. Jean Paul amaze kutubwira yuko biterwa nuko akenshi abantu baba batarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bamushyire mu mitima yabo, abe ari we ubayobora. Reka rero mbasabe mukore subscribe, hanyuma nimara gukora subscribe mukore na share ndetse na like. Yewe ibyo bintu ni ingenzi cyane kugira ngo mujye mukomeza mubone ubutumwa turi kugenda tubagezaho tukibushyiraho. Nagira ngo rero Jean Paul noneho akomeza tubwire ku kintu kijyanye n'imibereho y'abakristo muri ayo matorero yabo, niba babamo batarakiriye agakiza, ahubwo ari ibintu nk'ibyo byo gupapira kugira ngo kanaka abone yuko nawe yaje hamwe nawe muri iryo tsinda. Nduzi ko ari itsinda. Bigenda bite kugira ngo bya bindi bita gusenga bigaragare ko basenga? Ko hari ibintu uburyo abantu bakoresha ngo tugiye gushaka Imana, bakayishaka nk'urushinge rwatakaye, umuntu agaba yatega imodoka akava aha ngaha akajya ikantarange agiye gushaka Imana. Tubwire biriya byo ni ibiki? Biriya icyo bisobanura, ariko ikimbabaza abakirisitu bene data, sinzi na muri na bene data, ubwo uri mwene data azabimbwira binyandikira, ashaka ntume bambwira ati uri mwene data kubera yuko ibyo uvuga ndumva bihura, azandika muri comment, abinsubiza ndabinginze muzambwire, kuko hari impamvu ntabita bene data. Kubera iki? Yesu aravuga tuzavuga n'imbuto zanyu. Yesu yagaragaje uburyo bwo gusenga, yavuze ngo muzamusenga ngo data wa twese uri mu ijuru. None ikibazo mfite ari umubyeyi n'umwana, impamvu Imana Yesu afite uburyo yabigaragaje neza. Umwana n'umubyeyi, ukuntu umwana ahura n'umubyeyi ni ibintu bizwi. Umwana yagize ikibazo, ise yaba adahari, ari mu kazi, umwana ahita yihutira gushaka umuntu cyangwa agaterefona ati papa muhe n'iki kibazo, maze impanuka, muhe n'iki kibazo, akihutira kubwira umubyeyi we. Ntabwo bisaba iminsi, ntabwo bisaba amasaha, ntabwo bisaba kuzategereza. Icyo mbivugira ni iki rero? Ndashaka kuvuga ngo musenga muti. Icyo biri bituma mubaza ngo muzakizwa ryari. Muzakizwa ryari? Mufata igihe cyo gusenga, mukaba mujye gushaka Imana. Imana muyishaka hehe? Kuko ijambo ry'Imana ryo ruvuga ngo imibiri yanyu, ubwonko bwanyu nizo nsengero. Ariko tugomba gushaka Imana hehe wayishakira? Dushaka Imana hari urugero, uburyo abantu bashaka mu Imana. Hariho uburyo abantu bajya mu butayu bwo mu mazi. Bakunzi ba televiziyo Crediyamo, mwari mwaje mu butayu bwo mu mazi?